Mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 7 paruwasi ya Mimuri imaze ishinzwe byitabiriwe n'umwepiskopi wa diyoseze ya Byumba, nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, nyiricyubahiro Musenyeri Severien Nzakamwita wayishinze akaba ari no mu kiruhuko cy'izabukuru, abihaye Imana batandukanye, abakirisitu bayo baturuka mu masantarane n'usikirisare bigize, bose bari bishimiye umusaruro w'ibyagezweho mu myaka 7 paruwasi ya Mimuri imaze ibonye izuba. Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa diyoseze gatolika ya Byumba, yavuze ko urugendo rwakozwe n'aba bakirisitu rugaragara kandi ko barukoranye na Kristo, maze abashimira umurava n'umuhate byabo mu kwitangira kiliziya. Uyu munsi turahimbaza murizihiza isabukuru y'imyaka 7 iyi paruwasi imaze ibonye izuba, imaze ivutse. Urugendo rwakozwe mu myaka 7 nk'uko nabikomojeho nabivuze, ni urugendo rugaragara. Mwagendanye na Kristo, abagenda imbere, abagenda iruhande, abagenda inyuma, ababera inzira, ababera ukuri, ndetse ababera n'ubugingo. Murakura kuri roho ndetse no mu bwiyongere bw'umubare wa Kristo. Urugendo mwakoze rwo gukura buri wese abigizemo uruhare. Nkaba bashimira by'umwihariko umurava n'umuhate mugaragaza mu kwitangira kiliziya yanyu. Mu butumwa bwa nyiricyubahiro Musenyeri Severien Nzakamwita uri mu kiruhuko cy'izabukuru bifatanyije n'abakirisitu b'iyi paruwasi yashinze, bwibanze ku mubare 7 uhanye n'imyaka iyi paruwasi maze awusanisha n'umubano w'aba bakirisitu n'Imana uzira amakemwa. Uyu munsi ngarukamwaka ugira 7 ni umunsi mwiza ufite agashya. Ubundi kandi umubare 7 urazwi mu mateka y'umuryango w'Imana. Umubare 7 ni umubare wuzuye, ni umubare usobanura umubano utagira amakemwa dufitanye n'Imana. Muzi ko hari amasakramentu 7, muzi ko hari ingabire 7 za Roho Mutagatifu. Ibyo rero bisobanura ko umubare 7 rwose ugaragaza ibyuzuye. Namwe rero kuri uyu munsi mwifuje kugaragaza ko umubano wanyu n'Imana wuzuye utagira amakemwa. Padiri mukuru wa paruwasi ya Mimuri Narcisse Rurenga yavuze ko bahawe paruwasi bayisonzeye, ndetse anishimira ko abakirisitu bakomeje kwitangira kiliziya bahereye mu miryango remezo. Nishimiye uyu mwanya mpawe ngo ngire icyo mbabwira mwe mbaga y'Imana ikoraniye hano uyu munsi. Imyaka 7 n'amezi 2 irashize paruwasi Mimuri ibonye izuba. Iterambere ry'ibigaragara inyuma ribonwa na buri wese ririgaragaza. Ubibonye wese ahita abona ishyaka n'urukundo mufitiye kiliziya. Bigaragaza kandi ko paruwasi twayihawe tuyisonzeye. Iryo shyaka n'urukundo bya kiliziya nibikomeze bijye mbere. Mu buzima bwa roho turishimira ko dufite abakirisitu beza bitabira gahunda z'imiryango remezo. Abo bakirisitu barakagwira. Turashishikariza urubyiruko n'abandi babigiramo intege nke gutera intambwe nabo bakivugurura. Muzwenimana Marite hagarariye njyanama y'iyi paruwasi na Serafina Mukakarangwa bahuriza ku cyerekezo cy'iyi paruwasi iganamo ugereranije n'ahahise hayo, ahanini bagashingira ku ntambwe yateye ndetse bakaniyemeza kuzakomeza kuyubaka mu buryo butandukanye. Imyaka 7 ni ikimenyetso kigaragaza aho twavuye nka paruwasi, aho turimo kugana ndetse n'icyerekezo cya paruwasi. By'umwihariko turishimira ibyiza paruwasi yacu imaze kugeraho. Iyi myaka 7 rero iraduha icyerekezo cy'uburyo tugomba gukomeza guteza imbere paruwasi yacu, cyane cyane mu bijyanye n'ubukristo nyabwo, ubukristo buhamye. Byadushimishije biranarenze kuko twabonye paruwasi 2018 kuba tugejeje amagingo tukikoramo turiho twashimye Imana birenze. Ubwo ni nayo mpamvu rero twiyakire tukajya n'agashera dusoma, rushoboye gusanya natwe turasangira nawe. Mbese ahantu yari iri naho igeje ubuteye intambwe zirenze, kuko n'abamaze kugarukira Imana ni benshi, kuko habayeho imbabazi nyinshi, abantu bari baraguye batazi ibyo barimo, ariko ubu
byaciyemo nta kibazo dufite kandi urugendo rurakomeje. Paruwasi ya Mimuri yabonye izuba ku ya mbere Mutarama mu mwaka wa 2018 ishinzwe na nyiricyubahiro Musenyeri Severien Nzakamwita uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ifite imiryango remezo 105. Mbere yaho abakirisitu bakoraga urugendo rurerure berekeza muri Paruwasi ya Rukomo yabibarutse. Kuva yashingwa ibikorwa bya Paruwasi ya Mimuri bigenda byaguka ku munsi ku wundi kuko kuri ubu banafite ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rizwi nka SEB VTC Vocational Training Center, ndetse ubwo bizihizaga isabukuru bakaba baranatashye ibiro bishya bya Paruwasi bizajya byakirirwamo abakirisitu baje kwaka serivisi zitandukanye zitangwa na Kiliziya. Mu mwaka wa 2018 iyi Paruwasi yatangiranye abakirisitu bagera ku 9,000, none kuri ubu ikaba ifite abakirisitu 13,000 n'imisago. Pascal Habineza, Radio Mariya Rwanda, Diyoseze ya Byumba, muri Paruwasi Gatolika ya Mimuri. Não, aqui estamos, Brasil.